kubasuhuza mbahaye ikaze bakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugire ibihe byiza. Rero uyu munsi tugiye kureba ibintu bitandukanye hirya no hino ku isi kandi bitangaje. Reka duhere kuri ino foto ya mbere urimo kureba. Rero ibi ngibi ni ibimasa bigira ibizigira bimeze nk'iby'umusore wateruye ibyuma, byitwa Belgian Blue. Ni ubwoko rero bw'inka tandukanye zirimo izavuye mu Bwongereza zikabanguriranwa n'izari zisanzwe mu majyaruguru y'Ububiligi. Izi nka rero hari abazita ubwoko bw'abaciriritse, andi mazina yazo ni Belgian Blue White. Umubiri w'izi nka rero ufite ubushobozi bwo gufata fibre ziba zariye mu byatsi ukazikoramo imikaya myinshi, ari nabyo bituma zigira umubiri ukomeye ugizwe n'inyama nyinshi ku gice cy'amavuno yazo. Ijambo ubururu riboneka mu mazina ahabwa izi nka rikomoka kuba izi nka akenshi zigira ubwoya bw'ubururu buvanze n'ibara ry'ivu, grey color. Nubwo bimeze gutya ariko izi nka zigira amabara menshi arimo ikibamba n'igitare. Reka turebe amateka y'izi nka, amateka ya Belgian Blue. Mu kinyejana cya 19 nibwo ubwoko bw'inka zaturutse mu Bwongereza zageze mu majyaruguru y'Ububiligi zibangurirana n'ingweba. Ni inka rero z'amahembe magufi kandi ananutse. Hatangiye kuvuka Belgian Blue mu kinyejana cya 20 ku myaka y'1950 nibwo Professor Hansett yakoze amavugurura kuri ubu bwoko bw'inka za Belgian Blue. Mu mwaka w'1978 nibwo Belgian Blue zagejejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijyanyweho Nick Tut, umworozi wo muri Canada wari wimukiye muri leta ya Texas. Izi nka rero za Belgian Blue imbyeyi yazo ntabwo zigaragaza imiterere idasanzwe nk'uko bigaragara ku mfizi. Imfizi ya Belgian Blue iyo ikiri mu nda ya nyina, mu kwirema kwayo proteine ziba nyinshi bigatuma habaho ibyitwa myostatin, ukwikuba kabiri kw'inyama zakabaye zigiye umubiri w'iyo mfizi. Ibi rero bituma iyi mfizi no mu kuvuga kwayo ivuka ifite ibiro biruta cyane iby'inka zo mu yandi moko. Belgian Blue zibamo ikibamba. Izi nka rero gukomeza kuzita Belgian Blue reka tuzite imbirigi. Professor Hansett wakoze amavugurura ku mbirigi yakoze ubushakashatsi akabona ko iyo zigaburiwe ibyo kurya birimo proteine nyinshi izi nyama zidakura cyane nk'uko bigenda iyo zibanguriwe ibyo kurya birimo proteine nyinshi. Imbirigi rero kandi zigaburiwe ibyo kurya birimo fibre nyinshi bituma ibinure byazo bigabanuka, imikaya yazo ikumuka. Ingorane rero z'izi nka z'imbirigi, imbyeyi ihaka imbirigi irahagorerwa cyane mu gihe cyo kubyara kubera ko inyana y'imbirigi iri mu nda iba ifite inyama zikubye kabiri inyama isanzwe, ari nabyo bituma umubiri mu gihe cyo kuvuka igorana kuko inzira igomba kunyuramo ibifunganye ugereranyije n'ubunini bwayo. Uburyo bwiza rero bwo kubyara imbyeyi ihaka imbirigi ni ukuyibaga. Umusaruro w'imbirigi rero, imbirigi nubwo zitanga umusaruro mwinshi w'inyama bitewe n'uko zigira inyama zikubye kabiri, kugera ku musaruro wazo biragorana kuko kuzorora bisaba ubuhanga kandi zikaba zikeneye indyo yihariye kugira ngo zikure neza. Imbirigi kandi ntabwo zihanganira indya climate ibonetse yose. Ngibyo rero ibya Belgian Blue, ibimasa bigira ibizigira nk'iby'umusore wateruye ibyuma mwabyiboneye. Reka dukomereze no mu kandi gace aho tugiye kureba umugabo umaze imyaka 40 atamisa mu mutwe, aho yahishuye ibintu bikomeye Imana yamubwiye. Abenshi rero muri twe iyo hashize iminsi 2 tutamesa mu mutwe dutangira kumva ubuzima butagenda neza ndetse bamwe bagatangira no kubura ibitotsi. Umugabo w'umuhinde rero Sakar Devtud ufite imyaka 63 atandukanye natwe kuko amaze imyaka 41 atamesa mu mutwe kandi ngo nta kibazo bimutera. Sakar afite umusatsi ureshya na 1.82 m. Avuga kandi atuye mu karere ka Munga muri leta ya Bihar mu Buhinde. Abaturanyi bamuhemba Mahaji nk'izina ry'icyubahiro kuko yashoboye ibyo abandi batashobora. Avuga ko Imana ariyo yamusanze imutegeka kutazongera kogosha umusatsi we, imutegeka no kureka inzoga n'itabi.
Agira ati dread ni umugisha uva ku Mana. Uyu mugabo iyo agiye kuva mu rugo umusatsi arawukubiranya akagenda wikoreye kugira ngo utandura. Atabikoze atya yagenda awukura hasi inyuma ye. Sakar afite umugore witwa Rupia Devi, bafitanye abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3, bakagira n'abuzukuru 7. Koze imyaka 31 mu ishami rishinzwe kwita ku mashyamba. Yabwiye abanyamakuru ati kuba nogosha umusatsi wanjye nkaba nanawumesamo nta kibazo umugore wanjye bifiteho. Uyu mugabo ntabwo ari ufite agahigo ko kugira umusatsi muremure ku isi, kuko ako gahigo gafitwe n'umugore wo muri leta ya Florida witwa Aisha Mandra w'imyaka 57. Muri 2018 umusatsi we wari ufite uburebure bwa metero 38. Nk'uko murimo kubireba uyu mugabo ufite umusatsi muremure kandi ntajya awukaraba. Reka dukomeze no mu kandi gace aho tugiye kureba muri UK mu Bwongereza. Kurya no kumutwaye imodoka birahanirwa. Ubusanzwe abashoferi kugira ngo badasinzira kuri vola banywa amazi cyangwa ikawa. Ubwongereza rero bwatangaje ko kunywa amazi cyangwa ikawa no kurya utwaye imodoka ari ikosa rishobora guteza impanuka. Ubusanzwe rero polisi bahagarika umuntu ufatiwe muri iri kosa bakamwihanangiriza. Gutwara imodoka uri kunywa no kurya ngo bituma umuntu arangara niyite cyane ku muhanda. Umuyobozi ushinzwe rero politiki n'ubushakashatsi mu muryango wo mu Bwongereza wita ku mutekano wo mu muhanda Smart Road avuga ko gutwara imodoka uri kunywa cyangwa kurya biha ubwonko akazi kenshi bikaba byateza impanuka. Ati nibyo gutwara imodoka uri kunywa ibintu bishyushye cyangwa uri kurya imigati, polisi ikwiye kuguhagarika ikaguca amande yo gutwara utabishyizeho umutima. Smart Road ivuga ko mu gihe ugiye kurya cyangwa kunywa ukwiye guhagarika imodoka ukabikora, warangiza ukabona gusubiza imodoka mu muhanda. Mu gihe ugonze umuntu ukamukomeretsa, kuba wari urimo kurya cyangwa kunywa utwaye imodoka, umucamanza cyangwa umupolisi bajya babifata nk'impamvu nkomezacyaha. Bituma rero cibwa amande tarenze 5,000 by'amayero. Amayero 5,000 ni miliyoni. Amayero rero 5,000 ni miliyoni 537 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya mande rero agera ku 5,000 by'amayero azajya yiyongera ku bihano bihabwa uwakoze impanuka igihe impanuka yabaye ari ukurya cyangwa kunywa. Ntabwo Abongereza bayakira neza. Uwagize ati iri ni ibwiriza ry'ubugoryi. Mu bihano bisanzwe bihabwa ugonze umuntu harimo gucibwa amande, gufungwa no kwamburwa ibyangombwa byo gutwara. Kurya rero no kunywa utwaye imodoka birahanirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri UK. Reka turebe nanone ibindi bintu bitangaje. Ni isake rero yamamaye ku isi yose kubera kubika yapfuye. Rero ni isake yigeze gutuma nyirayo ajyanwa mu rukiko kubera agasaku kayo iri kubika mu museso yapfuye ifite imyaka 6. Iyo sake rero yashyigikiwe n'abantu batandukanye ku isi ndetse ihinduka ikimenyetso cy'ubukangurambaga buharanira kurinda amajwi yo mu cyaro. Ubwo yabaga intandaro y'urubanza rushingiye ku rusaku, ariko mu mwaka ushize wa 2019 urukiko rwanzuye ko iyi sake irengana ndetse ikomeza kwidegembya muri urwo rugo rwo ku kirwa cya Oregon mu burengerazuba bw'Ubufaransa. Amakuru avuga ko iyo sake yapfuye mu kwezi gushize kwa 5, ariko nyirayo atinda gutangaza iyo nkuru. Radio France yo muri icyo gihugu isubiramo amagambo ya nyirayo Corinne Frost agira ati naribwiye ni kubera iyi gahunda yaguma mu rugo abantu basanzwe bafite byinshi bibahangayikishije, twaguze isake yindi kandi nayo twayise izina ry'iyindi ya mbere yitwaga ibi isa neza rwose nk'iyo yindi, ariko ntabwo ishobora gusimbura
isake ya mbere yacu. Ibibazo by'isake byatangiye ubwo umugore n'umugabo bari mu kiruhuko cy'izabukuru bafite inzu ahantu baruhukiyemo aho ku kirwa cya Leon. Bashinjaga iyo sake kubabangamira mu kubika kwayo, nuko ihita ihinduka nk'icyamamare ukuntu aho ngaho mu Bufaransa aho isake iri mu birango by'igihugu. Nyuma inyandiko igamije kuyirengera ishyirwaho imikono n'abantu babarirwa mu bihumbi za mirongo. Madamu umaze imyaka 35 atuye aho byari kumusaba kwimuka cyangwa agacecekesha isake ye iyo umucamanza aramuka yanzuye koko ifite amakosa. Ariko mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize wa 2019 umucamanza yemeranije nabo na ba nyirayo ategeka abari bayireze gutanga impozamarira y'amayero 900 n'arenga miliyoni 9 mu mafaranga y'u Rwanda. Ngibyo ibyo sake bisa cyamuye ku isi yose kubera kubika yapfuye. Reka turebe rero nanone umugabo witwa Henry yakoreye isabukuru imbwa ye y'inyamurava. Ni ibirori by'isabukuru y'amavuko. Imbwa ye imaze imyaka 4 imukorera akazi ikagakora neza kagakorana ubwitange. Iyi mbwa rero yitwa Striker. Izina yahawe na sebuja biturutse ku buhanga igaragaza mu guhiga no gufata inyamaswa z'agasozi. Mu ijambo shebuja yavuze ku isabukuru y'imbwa yagize ati, nejejwe no kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Striker yujuje imyaka 4 ivutse. Ndagushimira umurava w'umutima w'ubutwari ugaragaza mu gutsinda umwanzi. Ubwo nari ngiye kugucirira umukunzi wanjye amaka yancaga intege kunanutse uzahita upfa, ariko sinzi aho nakuye imbaraga zatumye nita kubyo yambwiraga. Yakomeje kunca intege avuga ko ngomba kukwirukana, ariko nakomeje gutsimbarara mwereka ko ugomba kugumana natwe. Uyu munsi nanezerewe, nezezwa n'uburyo ukoramo akazi kawe. Iyi mbwa rero imaze kwica amafuku 21, imbeba 48, udusamunyiga 16 n'ibirura 16. Ati, ndakwifuriza kurya inyama nyinshi n'amagufa menshi kugira ngo uzakomeze kwica n'izindi nyamaswa. Isabukuru nziza y'amavuko Striker. Ku isabukuru y'imbwa rero shebuja yari yateguye ibyo kurya n'ibyo kunywa birimo umutsima w'isabukuru y'amavuko gato. Hari indi mbwa rero nanone yiyahuye nyuma yo kumenya ko shebuja yapfuye. Bisanzwe bizwi ko imbwa ari itungo ry'iridahemuka, gusa byongeye gushimangirwa n'imbwa yo mu Buhinde yiyahuye nyuma yo kubona ko shebuja wayitoraguye yapfuye. Iyi mbwa rero yari itunzwe n'umuryango w'abadogiteri babiri, Dr. Anita Raj, umugore wa Dr. Raj Kumar Sashan, yitabye Imana ku wa 6 w'icyumweru gishize azize indwara y'impyiko yari amaranye igihe. Ubwo umurambo wa nyiri kwigendera wari uzanywe mu rugo, iyi mbwa yagize agahinda kenshi itangira kumoka ku buryo budasanzwe. Umuhungu wa shebuja ayijyana muri stoke. Ubwo bari bagiye gushyingura, iyi mbwa yasohotse muri stoke ijya kuri etaje ya 4 irasimbuka igwa hasi irapfa. Dr. Raj Kumar yatangarije ibinyamakuru byo mu Buhinde ko imbwa umugore we yayitoraguye mu myaka 13 ishize. Dr. Anita yatoraguye iyi mbwa mu muhanda imeze nabi, arayivura kuva ubwo itangira kuba mu rugo rwe, iba umuryango we nayo. Imbwa rero yaje kwiyahura nyuma yo kumenya ko shebuja yapfuye. Reka turebe nanone iki gikoko ureba ntabwo ari inzoka, ariko ubumara bwacyo ni simusiga. Abashakashatsi rero bavumbuye ko iki gikoko kijya kumera nk'inzoka ariko kitagira uruti rw'umugongo, kigira ubumara. Iki gikoko kikaba mu bice byegereye umurongo ugabanyemo isi 2, ikweta kigira uburebure burenga metero 2.
Itsinda ry'abashakashatsi ryayobowe na Dr. Carlos Jedi, umuhanga mu by'ubumenyi bw'inyamaswa wo muri kaminuza y'i Sao Paulo muri Brazil, maze imyaka irenga 30 akora ubushakashatsi kuri iki gikoko. Yavumbuye ko iki gikoko kigira amacandwe arimo ubumara. Urakibona ukagira ngo ni umunyorogoto wakuze cyane. Hari abacyita umuhovu. Ni igikoko rero gikunze kuba ahantu hahora hahehereye. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru iScience, ni iki gikoko kigira mu mubiri wacyo glande zikora ubumara zikabwohereza mu menyo yacyo. Inzoka zimaze imyaka irenga miliyoni 100 ku isi. Kuvumbura rero ko imihovu igira ubumara bivuze ko inzoka atari cyo gikururinda kitagira amaguru cyonyine kirumana kigatera ubumara icyo kiriye. Bisanzwe bizwi rero ko hari inyamaswa zitagira urutiri rw'umugongo zigira uburozi ariko butari ku rwego rw'ubumara. Pedro Luis Maiho Fontana wafatanyije ubushakashatsi na Dr. Jedi ati ku muhovu ho biratandukanye. Emma Schratt, umwarimu muri kaminuza ya Adelaide tari mu bafatanyije ubushakashatsi na Dr. Jedi, nawe yemeza ko kimwe n'inzoka zimwe na zimwe imihovu igira amenyo. Ibyo rero iby'iki gikoko cy'inkazi kiteye nk'inzoka ariko kitari inzoka. Dukomeze rero mwereke ibyo wamenya kuri mwarimu maze kwesa uduhigo 4 dukomeye ku isi. Ni umugabo wo muri Nigeria wigisha ibijyanye n'ubugeni, amaze gutsindira ibihembo 4 bya Guinness World Records abikuye mu byiciro bitandukanye. Kamwe mu duhigo yesheje rero ari nako gaheruka ka 4 ko yakoze kashe nini cyane. Uyu niwe Nigeria wa mbere ufite Guinness Record nyinshi. Agahigo ka mbere yakesheje muri 2010 ubwo Nigeria yizihizaga isabukuru y'imyaka 50 ibonye ubwigenge. Icyo gihe rero nibwo Adeline yashushanyije ishusho ingana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru gihagazemo abantu, yandikamo ngo Celebrating Nigeria 50. Agahigo ka kabiri yesheje ni uguhagarika abana benshi hamwe bagasomera rimwe. Mu gihe ashushanya ishusho ingana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru, yari agamije gukundisha abana gushushanya. Agahigo ka gatatu yesheje nako guhagarika abantu benshi hamwe bagakaraba intoki rimwe barenga 37,000. Ibi rero byo yabikoze agamije gushishikariza abana kugira isuku mu rugo mu rwego rwo kwirinda indwara z'ibyorezo. Adeline yabwiye BBC ko azakomeza kwesa utundi duhigo mu rwego rwo kuzamura ibendera ry'igihugu cye ku ruhando mpuzamahanga no kwigisha abantu ibintu bitandukanye. Joshua Osoro, abenshi bazi nka Jason, niwe munyanigeria wa kabiri mu kwesa uduhigo twa Guinness World Records kuko aherutse kwesa agahigo ko kugenda ahantu harehare abyina. Aka gahigo kabaye aka kabiri kuri Jason kuko yari afite ako kubyina amasaha menshi. Jason yamaze amasaha 53 iminota 28 n'amasegonda 47 abyina. Byabereye mu mujyi wa Lagos tariki 6 Mata 2019. Izo rero zose ni certificate Adeline yagiye ahabwa zemeza uduhigo yagiye aca. Reka nkwereke nanone urutonde rw'ibintu abantu benshi batazi ko biba buri masaha 28. Buri munsi ku isi havuka abana 365. Buri munsi ku isi nanone abantu miliyoni 18 bizihiza isabukuru y'amavuko. Buri munsi ku isi harabya imirabyo miliyoni 8.6. Buri masaha 28 mu Bushinwa basarura toni miliyoni 51 z'umuceri. Buri masaha 28 inkoko zitera amagi miliyoni 190. Buri masaha 28 abatuye isi barekura amazi yo muri toilette inshuro miliyari 22. Ayo mazi angana na cya kabiri boga. Ibiti 40 biratemwa bigakorwamo ibikapu byo mu mpapuro birimo envelope kaki. Ibiti 27,000 biratemwa bigakorwamo impapuro z'isuku. Buri munsi impuzandengo yo guseka ni inshuro 15 buri muntu ku isi.
buri munsi umutima wawe utera inshuro 104. Buri munsi impuzandengo yayo buri muntu yinjiza ni amadolari 16 y'Amerika. Buri munsi umuntu ahumeka inshuro 23,000. Buri munsi ibinyabuzima biri hagati y'150 na 200 birazima. Ibyo birimo ibimera n'ibinyamabere. Buri munsi umuntu atera intambwe 8,000. Buri munsi buri gacurama karya udusimba 1,000. Buri munsi ku isi habamo imitingito 7 n'imiyaga 18,000. Buri munsi umuntu amara iminota 12 mu bwogero. Buri munsi umubiri w'umuntu utakaza siriyusi ukanakora siriyusi tiriyoni 50. Buri munsi umuntu wese amara mu musarani iminota 20. Buri munsi umuntu avuga amagambo 48,000. Buri munsi mu isi hagurishwa isigara miliyoni 15. Ngibyo ibiba buri masaha 28. Reka dukomeze turebe umukobwa wiga muri kaminuza yagiye kwa muganga atazi ko atwite hashize amasaha 4 arabyara. Umukobwa yitwa Dore wo mu gihugu cya Ecosse mu bwami bw'Ubwongereza. Ibyamubayeho byatunguye abantu, gusa abaganga bemeza ko ari ibisanzwe nubwo bidakunze kubaho. Uyu mukobwa w'imyaka 21 wigaga muri kaminuza yo mu Bwongereza ariko akanakora mu kigo cyitwa McDonald's. Tariki ya 9 Kamena yagiye kwa muganga yumva mu nda hamurya. Agezeyo abaganga bamubwira ko atwite ndetse ko inda ye igiye kuvuga kuko yari amaze ibyumweru 37. Biramutungura. Cyabimwemeje nuko abaganga bamunyujije mu cyuma akibonera umwana ndetse bakamubwira ko umwana yatangiye kumanuka ndetse ko afite n'ibice. Uyu mukobwa rero Dore wiga muri kaminuza ya Dore yakomeje kubona imihango buri kwezi, ari nabyo byatumye atamenya ko atwite. Avuga ko yageze mu bitaro bya Niles hitwa Dore saa 9 z'umugoroba, abyara saa 12:48 z'umugoroba. Dore avuga ko atigeze arwara keretse mu kwezi kwa 11 w'umwaka ushize nibwo yarwaye umugongo, nabwo bidakabije ntiyabyitaho. Ntabwo yigeze abyibuha mu nda ku buryo budasanzwe nk'ibimenyetso n'ikimenyimenyi ngo imyenda ye yose yakomeje kuyambara uko bisanzwe. Umwana w'umuhungu rero yabyaye yamwise Age ati ni umwana mwiza, asobanuye byinshi kuri njye, ndamukunda cyane. Uyu mukobwa rero murimo kureba Dore n'ababyeyi be bishimiye uyu mwana wavutse abatunguye. Ababyeyi b'uyu mukobwa ni Maggie na Graham. Ubwo uyu mukobwa yabandikiraga ubutumwa ko ari mu bitaro, bihutiye kugera kwa muganga bazi ko yakoze impanuka. Nyina Graham ati nageze mu bitaro nsanga ateruye umwana mwiza, ndebye mu maso he nsomamo urukundo. Umuforomokazi wamukurikiranaga yababwiye ko bidasanzwe ko umubyeyi agera kwa muganga afite ibise atazi ko atwite ngo ahita anabyara uwo munsi. Inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere zivuga ko ikibazo cyabaye kuri uyu mukobwa cyitwa sympathetic pregnancy, gutwita ukarinda ugira ibise utazi ko utwite, ngo giterwa rero no kutagira ikimenyetso cy'uko utwite, kuba imiterere yawe yaranze kwakira uko utwite. Gutwita ukarinda ugira ibise utaramenya ko utwite biba ku mugore 1/2 cya 2,500, mu gihe abagore batwita inda ikagera ku mezi 5 utarabimenya, ariko aba ari 1/2 cya hagati ya 400 na 500. Abaganga bavuga ko ingaruka za sympathetic pregnancy zirimo kuba umugore utwite atiyitaho. Ku mugore utwite rero bikaba byatuma umwana uri mu nda adakura neza, no kuba ubwonko bwe butitegura, bikaba byazatuma atakira kuba umubyeyi, akaba yakwanga umwana abyaye akajya amuhohotera. Ibinyamakuru byo mu Bwongereza nka Metro, Daily Mail n'ibindi bivuga ko Dore atazi se w'uyu mwana, gusa ngo yishimiye kuba ari umubyeyi nubwo byamutunguye.
Reka turebe nanone ni umubyeyi yabyaye abana b'impanga, wa kabiri avuka uwa mbere amaze imyaka 10. Uyu mugore wo mu Bushinwa ufite imyaka 41 yabyaye abana b'impanga ariko bavuka mu myaka itandukanye kandi hagati yabo hacamo intera nini cyane. Uyu mugore rero yasamye hakoreshejwe uburyo bwo guhuriza intanga muri laboratoire. Byavuzwe ko uyu mugore Wang amaze imyaka 5 yarabuze urubyaro. Muri 2009 nibwo uyu mugore n'umugabo we baganye ibitaro ngo bibafashe. Daily Mail yatangaje ko abaganga bakimara guhuriza intanga muri laboratoire zimwe bahise bazitera muri Wang, zindi barazibika. Muri Kamena 2010 nibwo umwana wa mbere yavutse, uwa kabiri avukira mu bitaro bya Hubei tariki 16 Kamena. Umuganga wo mu bitaro bya Hubei avuga ko icyo bashingiyeho bemeza ko kuba aba bana ari impanga ari uko intanga zahurijwe rimwe. Yagize ati tuvuga ko Tong na Lulu ari impanga ko bavuye ku ntanga zabo zari zimwe kandi zahuriye rimwe, bityo rero aba bana ni impanga. Uwa mbere yavutse, uwa kabiri amaze imyaka 10. Nanone ibyo wamenya kuri Valentina Vasiliyeva, umugore wabyaye abana 69. Iyo bavuze ko umugore wabyaye abana benshi birashoboka ko ikikuza mu mutwe ari umugore uzi wabyaye abana 12 cyangwa 15. Niba hari umugore uzi wabyaye abana 15, aba ni bake cyane ugereranyije n'umugore ufite agahigo ko kubyara abana benshi kurusha abandi bose ku isi. Umugore ufite agahigo ko kuba yarabyaye abana benshi rero kurusha abandi bagore bose ku isi ni umusiriyakazi witwa Valentina Vesely. Uyu ni umugore wa Fyodor Vesely. Igitangaje kuri uyu mugabo nuko adafite umugore umwe, afite abana. Valentina aba bana be 69 ntabwo yababyaye inshuro enye, abyara abana 4, abyara inshuro 7, abyara abana 3, arongera abyara inshuro 13, abyara abana 2. Umugore wa kabiri rero uyu mugore we yabyaye inshuro 3, abyara abana 2, arongera abyara inshuro 2, abyara 3 bose bamwe baba 18. Valentina nta nshuro n'imwe mu mbyaro 27 yigeze abyara umwana umwe. Ibi bimugira umugore wanditse amateka adasanzwe yo kubyara abana benshi kurusha abandi bagore bose ku isi. Dore rero umugabo w'uyu mugore wabyaye abana 69 yavukiye mu Burusiya ahitwa 1177, apfa muri 1782. Uyu mugabo yapfiye afite imyaka 76. Reka mbashimire abo twabonye kuva dutangiye kugeza dusoje. Nyemerera ngusaba kandi subscribe nimba utarabikora, urabugize neza. Ubundi dukomeza tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mugire ibihe byiza rero, amahoro y'Imana bane namwe. Mwakoze cyane. Ciao ciao. Nongeye kubasuhuza, mbahaye ikaze bakunzi bacu kuri Kirabo TV, mukomeze mugire ibihe byiza. Rero uyu munsi tugiye kureba ibintu bitandukanye hirya no hino ku isi kandi bitangaje. Reka duhere kuri ino foto ya mbere urimo kureba. Rero ibi ngibi ni ibimasa bigira ibizigira bimeze nk'iby'umusore wateruye ibyuma, byitwa Belgian Blue. Ni ubwoko rero bw'inka zitandukanye zirimo izavuye mu Bwongereza zikabanguriranywa n'izari zisanzwe mu majyaruguru y'Ububiligi. Izi nka rero hari abazita ubwoko bw'abaciriritse, andi mazina yazo ni Belgian Blue White. Umubiri w'izi nka rero ufite ubushobozi bwo gufata fibre ziba zariye mu byatsi ukazikoramo imikaya myinshi, ari nabyo bituma zigira umubiri ukomeye ugizwe n'inyama nyinshi ku gice cy'amavuno yazo. Ijambo ubururu riboneka mu mazina ahabwa izi nka rikomoka kuba izi nka akenshi zigira ubwoya bw'ubururu buvanze n'ibara ry'ivu, grey color. Nubwo bimeze gutya ariko izi nka zigira amabara menshi arimo ikibamba n'igitare. Reka turebe amateka y'izi nka, amateka ya Belgian Blue.
Mu kinyejana cya 19 nibwo ubwoko bw'inka zaturutse mu Bwongereza zageze mu majyaruguru y'Ububiligi zibangurirana n'ingweba. Ni inka rero z'amahembe magufi kandi ananutse. Hatangiye kuvuka Belgian Blue mu kinyejana cya 20 ku myaka y'1950 nibwo Professor Hansett yakoze amavugurura kuri ubu bwoko bw'inka za Belgian Blue. Mu mwaka w'1978 nibwo Belgian Blue zagejejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijyanyweho Nick Tut, umworozi wo muri Canada wari wimukiye muri leta ya Texas. Izi nka rero za Belgian Blue imbyeyi yazo ntabwo zigaragaza imiterere idasanzwe nk'uko bigaragara ku mfizi. Imfizi ya Belgian Blue iyo ikiri mu nda ya nyina, mu kwirema kwayo proteine ziba nyinshi bigatuma habaho ibyitwa myostatin, ukwikuba kabiri kw'inyama zakabaye zigiye umubiri w'iyo mfizi. Ibi rero bituma iyi mfizi no mu kuvuga kwayo ivuka ifite ibiro biruta cyane iby'inka zo mu yandi moko. Belgian Blue zibamo ikibamba. Izi nka rero gukomeza kuzita Belgian Blue reka tuzite imbirigi. Professor Hansett wakoze amavugurura ku mbirigi yakoze ubushakashatsi akabona ko iyo zigaburiwe ibyo kurya birimo proteine nyinshi izi nyama zidakura cyane nk'uko bigenda iyo zibanguriwe ibyo kurya birimo proteine nyinshi. Imbirigi rero kandi zigaburiwe ibyo kurya birimo fibre nyinshi bituma ibinure byazo bigabanuka, imikaya yazo ikumuka. Ingorane rero z'izi nka z'imbirigi, imbyeyi ihaka imbirigi irahagorerwa cyane mu gihe cyo kubyara kubera ko inyana y'imbirigi iri mu nda iba ifite inyama zikubye kabiri inyama isanzwe, ari nabyo bituma umubiri mu gihe cyo kuvuka igorana kuko inzira igomba kunyuramo ibifunganye ugereranyije n'ubunini bwayo. Uburyo bwiza rero bwo kubyara imbyeyi ihaka imbirigi ni ukuyibaga. Umusaruro w'imbirigi rero, imbirigi nubwo zitanga umusaruro mwinshi w'inyama bitewe n'uko zigira inyama zikubye kabiri, kugera ku musaruro wazo biragorana kuko kuzorora bisaba ubuhanga kandi zikaba zikeneye indyo yihariye kugira ngo zikure neza. Imbirigi kandi ntabwo zihanganira ingere climate ibonetse yose. Ngibyo rero ibya Belgian Blue, ibimasa bigira ibizigira nk'iby'umusore watereye ibyuma mwabyiboneye. Reka dukomereze no mu kandi gace aho tugiye kureba umugabo umaze imyaka 40 atamesa mu mutwe, aho yahishuye ibintu bikomeye Imana yamubwiye. Abenshi rero muri twe iyo hashize iminsi 2 tutamesa mu mutwe dutangira kumva ubuzima butagenda neza ndetse bamwe bagatangira no kubura ibitotsi. Umugabo w'umuhinde rero Sakar Devtud ufite imyaka 63 atandukanye natwe kuko amaze imyaka 41 atamesa mu mutwe kandi ngo nta kibazo bimutera. Sakar afite umusatsi ureshya na 1.82 m. Avuga kandi atuye mu karere ka Munga muri leta ya Bihar mu Buhinde. Abaturanyi bamuhemba Mahaji nk'izina ry'icyubahiro kuko yashoboye ibyo abandi batashobora. Avuga ko Imana ariyo yamusanze imutegeka kutazongera kogosha umusatsi we, imutegeka no kureka inzoga n'itabi. Agira ati dread ni umugisha uva ku Mana. Uyu mugabo iyo agiye kuva mu rugo umusatsi arawukubiranya akagenda wikoreye kugira ngo utandura. Atabikoze atya yagenda awukurura hasi inyuma ye. Sakar afite umugore witwa Rupia Devi, bafitanye abana 6, abakobwa 3 n'abahungu 3, bakagira n'abuzukuru 7. Koze imyaka 31 mu ishami rishinzwe kwita ku mashyamba. Yabwiye abanyamakuru ati kuba nogosha umusatsi wanjye nkaba nanawumesamo nta kibazo umugore wanjye bifiteho. Uyu mugabo ntabwo ari ufite agahigo ko kugira umusatsi muremure ku isi kuko ako gahigo gafitwe n'umugore wo muri leta ya Florida witwa Aisha Mandra w'imyaka 57. Muri 2018 umusatsi we wari ufite uburebure bwa 1.38 m. Nk'uko murimo kubireba uyu mugabo ufite umusatsi muremure kandi ntajya ukaraba. Reka dukomeze no mu kandi gace aho tugiye kureba muri UK mu Bwongereza kurya no kumutwaye imodoka birahanirwa. Ubusanzwe
abashoferi kugira ngo badasinzira kuri vola banywa amazi cyangwa ikawa. Ubwongereza rero bwatangaje ko kunywa amazi cyangwa ikawa no kurya utwaye imodoka ari ikosa rishobora guteza impanuka. Ubusanzwe rero polisi bahagarika umuntu ufatiwe muri iri kosa bakamwihanangiriza. Gutwara imodoka uri kunywa no kurya ngo bituma umuntu arangara ntiyite cyane ku muhanda. Umuyobozi ushinzwe rero politiki n'ubushakashatsi mu muryango wo mu Bwongereza wita ku mutekano wo mu muhanda Smart Road avuga ko gutwara imodoka uri kunywa cyangwa kurya biha ubwonko akazi kenshi bikaba byateza impanuka. Ati nibyo gutwara imodoka uri kunywa ibintu bishyushye cyangwa uri kurya imigati, polisi ikwiye kuguhagarika ikaguca amande yo gutwara utabishyizeho umutima. Smart Road ivuga ko mu gihe ugiye kurya cyangwa kunywa ukwiye guhagarika imodoka ukabikora, warangiza ukabona gusubiza imodoka mu muhanda. Mu gihe ugonze umuntu ukamukomeretsa, kuba wari urimo kurya cyangwa kunywa utwaye imodoka, umucamanza cyangwa umupolisi bajya babifata nk'impamvu nkomezacyaha. Bituma rero cibwa amande itarenze ibihumbi 5 by'amayero. Amayero ibihumbi 5 ni miliyoni. Amayero rero ibihumbi 5 ni miliyoni 537 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya mande rero agera ku bihumbi 5 by'amayero azajya yiyongera ku bihano bihabwa uwakoze impanuka igihe impanuka yabaye ari ukurya cyangwa kunywa. Ntabwo Abongereza bayakira neza. Uwagize ati iri ni ibwiriza ry'ubugoryi. Mu bihano bisanzwe bihabwa ugonze umuntu harimo gucibwa amande, gufungwa no kwamburwa ibyangombwa byo gutwara. Kurya rero no kunywa utwaye imodoka birahanirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri UK. Reka turebe nanone ibindi bintu bitangaje. Ni isake rero yamamaye ku isi yose kubera kubika yapfuye. Rero ni isake yigeze gutuma nyirayo ajyanwa mu rukiko kubera agasaku kayo iri kubika mu museso yapfuye ifite imyaka 6. Iyo sake rero yashyigikiwe n'abantu batandukanye ku isi ndetse ihinduka ikimenyetso cy'ubukangurambaga buharanira kurinda amajwi yo mu cyaro. Ubwo yabaga intandaro y'urubanza rushingiye ku rusaku, ariko mu mwaka ushize wa 2019 urukiko rwanzuye ko iyi sake irengana ndetse ikomeza kwidegembya muri urwo rugo rwo ku kirwa cya Oreron mu burengerazuba bw'Ubufaransa. Amakuru avuga ko iyo sake yapfuye mu kwezi gushize kwa 5, ariko nyirayo atinda gutangaza iyo nkuru. Radio France yo muri icyo gihugu isubiramo amagambo ya nyirayo Corinne Frost agira ati naribwiye ni kubera iyi gahunda yaguma mu rugo abantu basanzwe bafite byinshi bibahangayikishije, twaguze isake yindi kandi nayo twayise izina ry'iyindi ya mbere yitwaga ibi isa neza rwose nk'iyo yindi, ariko ntabwo ishobora gusimbura isake ya mbere yacu. Ibibazo by'isake byatangiye ubwo umugore n'umugabo bari mu kiruhuko cy'izabukuru bafite inzu ahantu baruhukiyemo aho ku kirwa cya Oreron. Bashinjaga iyo sake kubabangamira mu kubika kwayo, nuko hihinduka nk'icyamamare ukuntu aho ngaho mu Bufaransa aho isake iri mu birango by'igihugu. Nyuma inyandiko igamije kuyirengera ishyirwaho imikono n'abantu babarirwa mu bihumbi za 100. Madamu umaze imyaka 35 atuye aho byari kumusaba kwimuka cyangwa agacecekesha isake ye iyo umucamanza aramuka yanzuye koko ifite amakosa. Ariko mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize wa 2019 umucamanza yemeranije nabo na ba nyirayo ategeka abari bayireze gutanga impozamarira y'amayero 900 n'arenga miliyoni 9 mu mafaranga y'u Rwanda. Ngibyo ibyo sake bisa cyamamaye ku isi yose kubera kubika yapfuye.
Reka turebe rero nanone umugabo witwa Henry yakoreye isabukuru imbwa ye y'inyamurava. Ni ibirori by'isabukuru y'amavuko. Imbwa ye imaze imyaka 4 imukorera akazi ikagakora neza, ikagakorana ubwitange. Iyi mbwa rero yitwa Striker. Izina yahawe na sebuja biturutse ku buhanga igaragaza mu guhiga no gufata inyamaswa z'agasozi. Mu ijambo shebuja yavuze ku isabukuru y'imbwa yagize ati, nejejwe no kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Striker yujuje imyaka 4 ivutse. Ndagushimira umurava w'umutima w'ubutwari ugaragaza mu gutsinda umwanzi. Ubwo nari ngiye kugucirira umukunzi wanjye amaka yancaga intege kunanutse uzahita upfa, ariko sinzi aho nakuye imbaraga zatumye nita kubyo yambwiraga. Yakomeje kunca intege avuga ko ngomba kukwirukana, ariko nakomeje gutsimbarara mwereka ko ugomba kugumana natwe. Uyu munsi nanezerewe, nezezwa n'uburyo ukoramo akazi kawe. Iyi mbwa rero imaze kwica amafuku 21, imbeba 48, udusamunyiga 16 n'ibirura 16. Ati, ndakwifuriza kurya inyama nyinshi n'amagufa menshi kugira ngo uzakomeze kwica n'izindi nyamaswa. Isabukuru nziza y'amavuko Striker. Ku isabukuru y'imbwa rero shebuja yari yateguye ibyo kurya n'ibyo kunywa birimo umutsima w'isabukuru y'amavuko gato. Hari indi mbwa rero nanone yiyahuye nyuma yo kumenya ko shebuja yapfuye. Bisanzwe bizwi ko imbwa ari itungo ry'iridahemuka, gusa byongeye gushimangirwa n'imbwa yo mu Buhinde yiyahuye nyuma yo kubona ko shebuja wayitoraguye yapfuye. Iyi mbwa rero yari itunzwe n'umuryango w'abadogiteri babiri, Dr. Anita Raj, umugore wa Dr. Raj Kumar Sashan, yitabye Imana ku wa 6 w'icyumweru gishize azize indwara y'impyiko yari amaranye igihe. Ubwo umurambo wa nyiri kwigendera wari uzanywe mu rugo, iyi mbwa yagize agahinda kenshi itangira kumoka ku buryo budasanzwe. Umuhungu wa shebuja ayijyana muri stoke. Ubwo bari bagiye gushyingura, iyi mbwa yasohotse muri stoke ijya kuri etaje ya 4 irasimbuka igwa hasi irapfa. Dr. Raj Kumar yatangarije ibinyamakuru byo mu Buhinde ko imbwa umugore we yayitoraguye mu myaka 13 ishize. Dr. Anita yatoraguye iyi mbwa mu muhanda imeze nabi, arayivura kuva ubwo itangira kuba mu rugo rwe, iba umuryango we nayo. Imbwa rero yaje kwiyahura nyuma yo kumenya ko shebuja yapfuye. Reka turebe nanone iki gikoko ureba ntabwo ari inzoka, ariko ubumara bwacyo ni simusiga. Abashakashatsi rero bavumbuye ko iki gikoko kijya kumera nk'inzoka ariko kitagira uruti rw'umugongo, kigira ubumara. Iki gikoko kikaba mu bice byegereye umurongo ugabanyemo isi 2, ikweta kigira uburebure burenga metero 2. Itsinda ry'abashakashatsi ryayobowe na Dr. Carlos Jedi, umuhanga mu by'ubumenyi bw'inyamaswa wo muri kaminuza y'i Sao Paulo muri Brazil, maze imyaka irenga 30 akora ubushakashatsi kuri iki gikoko. Yavumbuye ko iki gikoko kigira amacandwe arimo ubumara. Urakibona ukagira ngo ni umunyorogoto wakuze cyane. Hari abacyita umuhovu. Ni igikoko rero gikunze kuba ahantu hahora hahehereye. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru iScience, ni iki gikoko kigira mu mubiri wacyo glande zikora ubumara zikabwohereza mu menyo yacyo. Inzoka zimaze imyaka irenga miliyoni 100 ku isi. Kuvumbura rero ko imihovu igira ubumara bivuze ko inzoka atari cyo gikurura inda kitagira amaguru cyonyine kirumana kigatera ubumara icyo kiriye. Bisanzwe bizwi rero ko hari inyamaswa zitagira urutiri rw'umugongo zigira uburozi ariko butari ku rwego rw'ubumara. Dr. Louise Maiho Fontana wafatanyije ubushakashatsi na Dr. Jedi ati, ku muhovu ho biratandukanye. Emma Shirat, umwarimu muri kaminuza ya Adelaide tari mu bafatanyije ubushakashatsi na Dr. Jedi, nawe yemeza ko kimwe n'inzoka zimwe na zimwe imihovu igira amenyo. Ibyo rero iby'iki gikoko cy'inkazi kiteye nk'inzoka ariko kitari inzoka. Reka dukomeze
dukomeze rero nkwereke ibyo wamenya kuri mwarimu umaze kwesa uduhigo 4 dukomeye ku isi. Ni umugabo wo muri Nigeria wigisha ibijyanye n'ubugeni, amaze gutsindira ibihembo 4 bya Guinness World Records abikuye mu byiciro bitandukanye. Kamwe mu duhigo yesheje rero ari nako gaheruka ka 4 ko yakoze kashe nini cyane. Uyu niwe Nigeria wa mbere ufite Guinness Record nyinshi. Agahigo ka mbere yakesheje muri 2010 ubwo Nigeria yizihizaga isabukuru y'imyaka 50 ibonye ubwigenge. Icyo gihe rero nibwo Adlene yashushanyije ishusho ingana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru gihagazemo abantu, yandikamo ngo Celebrating Nigeria 50. Agahigo ka kabiri yesheje no guhagarika abana benshi hamwe bagasomera rimwe. Mu gihe ashushanya ishusho ingana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru, yari agamije gukundisha abana gushushanya. Agahigo ka gatatu yesheje nako guhagarika abantu benshi hamwe bagakaraba intoki rimwe barenga 37,000. Ibi rero byo yabikoze agamije gushishikariza abana kugira isuku mu rugo mu rwego rwo kwirinda indwara z'ibyorezo. Adrine yabwiye BBC ko azakomeza kwesa utundi duhigo mu rwego rwo kuzamura ibendera ry'igihugu cye ku ruhando mpuzamahanga no kwigisha abantu ibintu bitandukanye. Joshua Osoro abenshi bazi nka Jason niwe Nigeria wa kabiri mu kwesa uduhigo twa Guinness World Records kuko aherutse kwesa agahigo ko kugenda ahantu harehare abyina. Aka gahigo kabaye aka kabiri kuri Jason kuko yari afite ako kubyina amasaha menshi. Jason yamaze amasaha 53 iminota 28 n'amasegonda 47 abyina. Byabereye mu mujyi wa Lagos tariki 6 Mata 2019. Izo rero zose ni certificate Adrine yagiye ahabwa zemeza uduhigo yagiye aca. Reka nkwereke nanone urutonde rw'ibintu abantu benshi batazi ko biba buri masaha 28. Buri munsi ku isi havuka abana 365. Buri munsi ku isi nanone abantu miliyoni 18 bizihiza isabukuru y'amavuko. Buri munsi ku isi harabya imirabyo miliyoni 8.6. Buri masaha 28 mu Bushinwa basarura toni miliyoni 51 z'umuceri. Buri masaha 28 inkoko zitera amagi miliyoni 190. Buri masaha 28 abatuye isi barekura amazi yo muri toilette inshuro miliyari 22. Ayo mazi angana na cya kabiri boga. Ibiti 40 biratemwa bigakorwamo ibikapu byo mu mpapuro birimo envelope kaki. Ibiti 27,000 biratemwa bigakorwamo impapuro z'isuku. Buri munsi impuzandengo yo guseka ni inshuro 15 buri muntu ku isi. Buri munsi umutima wawe utera inshuro 104. Buri munsi impuzandengo yayo buri muntu yinjiza $16 y'Amerika. Buri munsi umuntu ahumeka inshuro 23,000. Buri munsi ibinyabuzima biri hagati y'150 na 200 birazima. Ibyo birimo ibimera n'ibinyamabere. Buri munsi umuntu atera intambwe 8,000. Buri munsi buri gacurama karya udusimba 1,000. Buri munsi ku isi habamo imitingito 7 n'imiyaga 18,000. Buri munsi umuntu amara iminota 12 mu bwogero. Buri munsi umubiri w'umuntu utakaza Sirius ukanakora Sirius tiriyoni 50. Buri munsi umuntu wese amara mu musarani iminota 20. Buri munsi umuntu avuga amagambo 48,000. Buri munsi mw'isi hagurishwa isigara miliyoni 15. Ngibyo ibiba buri masaha 28. Reka dukomeze turebe umukobwa wiga muri kaminuza yagiye kwa muganga atazi ko atwite hashize amasaha 4 arabyara. Umukobwa yitwa Daisy Yanga wo mu gihugu cya Ecosse mu bwami bw'Ubwongereza. Ibyamubayeho byatunguye abantu, gusa abaganga bemeza ko ari ibisanzwe nubwo bidakunze kubaho. Uyu mukobwa w'imyaka 21
wigaga muri kaminuza yo mu Bwongereza ariko akanakora mu kigo cyitwa MC Donalds. Tariki ya 9 Kamena yagiye kwa muganga yumva mu nda hamurya. Agezeyo abaganga bamubwira ko atwite ndetse ko inda ye igiye kuvuga kuko yari amaze ibyumweru 37 biramutungura. Cyabimwemeje nuko abaganga bamunyujije mu cyuma akibonera umwana ndetse bakamubwira ko umwana yatangiye kumanuka ndetse ko afite n'ibice. Uyu mukobwa rero Dasianga wiga muri kaminuza ya Dore yakomeje kubona imihango buri kwezi, ari nabyo byatumye atamenya ko atwite. Avuga ko yageze mu bitaro bya Neres hitwa Dore saa 9 z'umugoroba abyara saa 12:48 z'umugoroba. Desi avuga ko atigeze arwara keretse mu kwezi kwa 11 w'umwaka ushize nibwo yarwaye umugongo, nabwo bidakabije ntiyabyitaho. Ntabwo yigeze abyibuha mu nda ku buryo budasanzwe nk'ibimenyetso n'ikimenyimenyi ngo imyenda ye yose yakomeje kuyambara uko bisanzwe. Umwana muhungu rero yabyaye yamwise Age ati ni umwana mwiza, asobanuye byinshi kuri njye, ndamukunda cyane. Uyu mukobwa rero murimo kureba Desianga n'ababyeyi be bishimiye uyu mwana wavutse abatunguye. Ababyeyi b'uyu mukobwa ni Maggie na Graham Young. Ubwo uyu mukobwa yabandikiraga ubutumwa ko ari mu bitaro, bihutiye kugera kwa muganga bazi ko yakoze impanuka. Nyina Graham ati nageze mu bitaro nsanga ateruye umwana mwiza, ndebye mu maso he nsomamo urukundo. Umuforomokazi wamukurikiranaga yababwiye ko bidasanzwe ko umubyeyi agera kwa muganga afite ibise atazi ko atwite ngo ahita anabyara uwo munsi. Inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere zivuga ko ikibazo cyabaye kuri uyu mukobwa cyitwa symptomatic pregnancy, gutwita ukarinda ugira ibise utazi ko utwite, ngo giterwa rero no kutagira ikimenyetso cy'uko utwite, kuba imiterere yawe yaranze kwakira uko utwite. Gutwita ukarinda ugira ibise utaramenya ko utwite biba ku mugore 1/2 cya 2,500, mu gihe abagore batwita inda ikagera ku mezi 5 utarabimenya, ariko aba ari 1/2 cya hagati ya 400 na 500. Abaganga bavuga ko ingaruka za symptomatic pregnancy zirimo kuba umugore utwite atiyitaho. Ku mugore utwite rero bikaba byatuma umwana uri mu nda adakura neza no kuba ubwonko bwe butitegura, bikaba byazatuma atakira kuba umubyeyi, akaba yakwanga umwana abyaye akajya amuhohotera. Ibinyamakuru byo mu Bwongereza nka Metro, Daily Mail n'ibindi bivuga ko Desi atazi se w'uyu mwana, gusa ngo yishimiye kuba ari umubyeyi nubwo byamutunguye. Reka turebe nanone ni umubyeyi yabyaye abana b'impanga, wa kabiri avuka uwa mbere amaze imyaka 10. Uyu mugore wo mu Bushinwa ufite imyaka 41 yabyaye abana b'impanga ariko bavuka mu myaka itandukanye kandi hagati yabo hacamo intera nini cyane. Uyu mugore rero yasamye hakoreshejwe uburyo bwo guhuriza intanga muri laboratoire. Byavuzwe ko uyu mugore Wang amaze imyaka 5 yarabuze urubyaro. Muri 2009 nibwo uyu mugore n'umugabo we baganye ibitaro ngo bibafashe. Daily Mail yatangaje ko abaganga bakimara guhuriza intanga muri laboratoire, zimwe bahise bazitera muri Wang, zindi barazibika. Muri Kamena 2010 nibwo umwana wa mbere yavutse, uwa kabiri avukira mu bitaro bya Hubei tariki 16 Kamena. Umuganga wo mu bitaro bya Hubei avuga ko icyo bashingiyeho bemeza ko kuba aba bana ari impanga ari uko intanga zahurijwe rimwe. Yagize ati tuvuga ko Tong na Lulu ari impanga ko bavuye ku ntanga zabo zari zimwe kandi zahuriye rimwe, bityo rero aba bana ni impanga. Uwa mbere yavutse, uwa kabiri amaze imyaka 10.
dufite nanone ibyo wamenya kuri Valentina Vasiliyeva, umugore wabyaye abana 69. Iyo bavuze ko umugore wabyaye abana benshi, birashoboka ko ikikuza mu mutwe ari umugore uzi wabyaye abana 12 cyangwa 15. Niba hari umugore uzi wabyaye abana 15, aba ni bake cyane ugereranyije n'umugore ufite agahigo ko kubyara abana benshi kurusha abandi bose ku isi. Umugore ufite agahigo ko kuba yarabyaye abana benshi rero kurusha abandi bagore bose ku isi ni umusiriyakazi witwa Valentina Vesely. Uyu ni umugore wa Dore Vesely. Igitangaje kuri uyu mugabo ni uko adafite umugore umwe, afite abana. Valentina aba bana be 69 ntabwo yababyaye inshuro, yabyaye inshuro nke, abyara abana 4, abyara inshuro 7, abyara abana 3, arongera abyara inshuro 13, abyara abana 2. Umugore wa kabiri rero uyu mugore we yabyaye inshuro 3, abyara abana 2, arongera abyara inshuro 2, abyara 3 bose bamwe baba 18. Valentina nta nshuro n'imwe mu mbyaro 27 yigeze abyara umwana umwe. Ibi bimugira umugore wanditse amateka adasanzwe yo kubyara abana benshi kurusha abandi bagore bose ku isi. Dore Vesely rero umugabo w'uyu mugore wabyaye abana 69 yavukiye mu Burusiya ahitwa 1177, apfa muri 1782. Uyu mugabo yapfiye afite imyaka 76. Reka mbashimire abo twabonye kuva dutangiye kugeza dusoje. Nyemerera ngo usabe kandi subscribe nimba utarabikora, urabugize neza. Ubundi dukomeza tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mugire ibihe byiza rero, amahoro y'Imana abane namwe. Mwakoze cyane. Ciao ciao.